Hello, uraho neza, jye banyita Isiri, ushimire kuri kureba iyi video. Iyi chaîne YouTube ngusangizaho ibintu nkora mu buzima bwa buri munsi, mfitemo ubumenyi n'uburambe kandi mbona ko byafasha abanyarwanda n'abandi bumva ikinyarwanda. Muri ibyo harimo kukwigisha kubyina kinyarwanda, guhamiriza no kuvuza umutagara w'ingoma nyarwanda. Aha nzakwigisha tekinike zo gutwara imodoka n'amategeko y'umuhanda. Nongere ngusangize tekinike na strategy nkoresha mu buhinzi n'ubworozi, nkoresheje logique ukabikora nka business n'ibindi bitandukanye mbona ko bifitiye abanyarwanda akamaro. Nimba hari video ukunze zihuje inyito ukaba arizo wifuza kureba, jya kuri YouTube wandikeho Isiri, uhitemo iyo chaîne yanditse mu mutuku ukandeho. Ujye kuri playlist ukandeho, uhitemo playlist irimo video zihuje wifuza kureba. Urugero, kwiga gutwara imodoka bizatuma ureba ibihuje insanganyamatsiko z'ibyo ukunda. Rero nimbibi wabirangije, reka dutangire video yacu y'uyu munsi. Hello, uraho neza. Video y'uyu munsi rero naguteganyirije kwigisha uko wakwiyubakira aho guhingira Azolla. Reka tudatinze, ikintu cya mbere na mbere ugomba gukora ni uguhitamo ahantu uzahingira Azolla yawe hagomba kuba hakorohera mu kubona amazi ushiramo, yaba ari ukwegereza ibigega by'amazi ufite cyangwa se hari umugezi uhanyura cyangwa se hari robine. Icy'ingenzi nuko uba uri hafi y'ahantu washiramo amazi mu buryo bworoshe. Ikindi cya kabiri, nimba kandi ushaka kuzayubaka mu mabuye, amatafari, aho byagusaba ibikoresho ariko n'uburyo burambye ni bwiza. Ibyo byose utabifite urashobora kubakisha shitingi. Ubaye ukoresheje shitingi, ugomba gukora icyobo kingana na shitingi uzakoresha, warangiza ugacukura santimetero zijya hasi hagati ya santimetero 30 na 20. Aha ibikoresho nanone uzakenera shitingi. Birumvikana nimba uzakoresha shitingi, ubaye uzakoresha sima, icyobo cyubakiye uzakenera umucanga, amabuye, sima, umufundi n'ibindi bijyananye no kubaka. Ubaye uzakoresha shitingi nk'icyo ngiye kukwereka hano, icyo uzateganya no guteganya imbariro uzibonye mu biti, mu mbaho, byaterwa n'ikikuri hafi. Ugateganya imisumari yo kuzafashitisha shitingi yawe, ugateganya akayungirizo. Aka kayungirizo giye impamvu nagakoresheje nuko uburyo nateganije kubaka gutya no kugira ngo bizanyorohere kujya nsarura, nyumishe, nyibiki, nge nyigabura ari ifu. Niyo mpamvu y'aka kayungirizo. Ubaye uzayigabura ako kanya, ibi ntago byaba biri ngombwa, ariko buno n'uburyo bwiza burambye. Ugateganya umupira, nimba uzaba ukoresha amazi ya robine cyangwa se ay'ibigega, umupira uzagufasha mu kuzuza icyuzi cyawe mu amazi. Aha uzakenera akayungirizo mu gihe cyo kubaka, ko kuyungurura itaka ryawe, kuko uzakenera itaka ririmo amabuye matoya kugira ngo rizabashe gufatana n'ifumbire kandi binakurinde ko ryazagucira shitingi yawe mu ndiba. Uzakenera ifumbire iyo ari yo yose y'imborera, ari amatotoro, ari amahurunguru, ari n'amase y'inka. Hanyuma nyuma yaho ukazaba uzakenera imbuto. Ubaye wifuza imbuto, reka nkubwire, urashobora kwandika hano muri comments ukambwira aho uherereye, nkaba nagira icyo nkufasha nkaguhereza ku mbuto. Nuko reka ngushimire rero nimba ugejeje aka kanya ureba iyi video. Nkubwire ko video izakurikiraho kubyerekeranye na Azolla, nzakwigisha uburyo noneho bayitera n'izindi video zijyananye n'ubworozi, uburyo mbikoramo, tekinike nkoresha, impamvu zanjye zo kubikora. Nawe kandi ubaye ufite icyifuzo cyangwa se inyunganizi mu byo mba ndimo ndakwereka, ntibyakubuza kuba wabishira hano kuri comment kugira ngo twunganirane ibitekerezo. Reka nkurarikire video izakurikiraho, ariyo izakwigisha uburyo uyiteramo noneho. Urakoze. Nimba ari bwa mbere ukigera hano, reka ngusabe ukore subscribe, ukande kukazogera kari ku ruhande kugira ngo ninjya nshiraho video ujye ubasha kwita uyibona kugoye. Urakoze. Kora like, usangize bagenzi bawe uzi bari mu bworozi bakenera iyi mfasha gaburo, katuyite gutyo, ifasha gaburo kugira ngo duhendukire mu byo tuba turimo turakora, kugira ngo tubashe kubona umusaruro, tubone inyungu itubutse. Urakoze, naho ubutaha.